Yes, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana. Nkuko bisanzwe rero ni Leonard. Iyi ni Umutahira TV. Rero murabona ko muri dashboard byahindutse. Kandi byahindutse neza, ntabwo byabaye bibi, ahubwo biri kugenda bigana ahantu heza cyane. Rero tugiye kuganira kuri iyi dashboard, turebe ibintu byanditse muri dashboard, noneho aho basigaye batangaza muri dashboard bagashyiramo n'umunsi nyirizina ibyo bintu bigomba kuzaberaho, itariki. Ntabwo ari kenshi dukunze kubona amatariki, ariko urabona ahangaha hari itariki 29 z'ukwezi kwa 10. Harabura iminsi mike cyane kugira ngo izi tariki tuzigereho. Kubatangiranye n'iki kiganiro muri kureba iminsi ibura kugira ngo izi tariki tuzigereho. Reka rero mbanze suhuze all about news Mr. Dani. Reka suhuze pioneers mwese aho muherereye, mugire amahoro y'Imana kandi mukomeze kureba munatekereze neza yuko uyu mushinga tuwugeze ku musozo nk'uko bagenda babidutangariza muri dashboard. Dashboard zirimo kugenda zigaragara ni dashboard zigaragaza yuko ibintu bigeze ahantu haryoshye cyane. Yes, uri kubona neza yuko muri iyi dashboard harimo ibintu byiza cyane, ibintu bidusobanurira uko abacuruzi bagiye gucuruza ndetse n'abaguzi bagiye kugura muri PiFest. Iyi PiFest igiye kuba ariko akaba ari local commerce. Reka rero tunyuremo mu ncamake turebe uko byifashe kugira ngo nibura dusobanukirweho gatoya. Mu minsi ishize nagiye mbakorera amavideo agiye atandukanye abereka uko mwikorera ibintu byanyu byose kuri account za Pi network. Ariko abantu benshi barasinziriye, ntabwo bazi neza yuko account zabo za Pi network bagomba kumenya ibyazo bakazikontorora, bakamenya uko bagomba kuzifata kugira ngo bazabashe kugira ubwo babasha kuba bagura cyangwa se baba abacuruzi. Kuri mwebwe mucuruza ndetse kuri mwebwe mudacuruza, mukaba mwagera ku rwego rwo kuba mwahaha cyangwa se mwagura ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Niba utarakoze ibi ngibi kandi igihe cyo kugura no kugurisha kikaba kigeze muri local commerce, ubwo wowe urumva bimeze bite? Yes, reka dusome tuhereye wenda ahangaha hejuru kugira ngo tugende dufatanya gusobanukirwa icyo ibi ngibi bivuze. Baratubwira ngo PiFest 2024 start October 29. Ahangaha bari kuvuga ibi bya PiFest ko bizatangira muri uku kwezi kwa 10 ku itariki 29. Tariki 29 nibwo PiFest izatangira gukora. PiFest bishatse kuvuga iki? Reka tuvugane gato kuri PiFest icyo bishatse kuvuga. PiFest ni ubucuruzi bwa Pi, ariko mu buryo bwo gucuruza, kugura udakoresheje uburyo bwo kuyivunja mu mafaranga asanzwe fiat money, ahubwo ari ukugura ukoresheje Pi. Kugura cyangwa se kugurisha mukoresheje Pi, gutanga service ukoresheje Pi, kwakira service, ariko gutanga service mbese muri make ugafata Pi cyangwa se ugatanga igicuruzwa bakaguhereza ibice bya Pi, cyangwa se niba ari igicuruzwa cyahura na Pi yose, ubwo ngubwo akaba ari ubwo buryo. Nicyo PiFest bishatse kuvuga. Aha hasi rero urabona ko baduhaye akantu k'agashushanyo ahangaha bakubwira ngo register ni ukwiyandikisha, nyine kwiyarejistira muri iyi PiFest igiye gutangira ku itariki 29. Maze iminsi mbwira abantu ni muze mbafashe, ni muze mbakorere. Bamwe bakaza nkabakorera, abandi nkabakorera online. Nta muntu nigeze mbwira ngo nyishyura cyangwa se mpa amafaranga. Ariko kuri uyu munsi ntabwo biteye isoni kuba nakubwira ngo genda umuntu runaka gukorera umwishyura amafaranga, kuko business ya Pi network imaze kugaragara ko ari amafaranga. Ubwo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 PiFest izatangira, abantu bagatangira kugura no kugurisha ibigendanye
byo bacuruza mu buryo bugiye butandukanye. Ntabwo bisaba abacuruzi bakaze cyangwa bahambaye. Icya mbere ni ukumenya uko biyandikisha. Iryo somo ryo kwiyandikisha ngira ngo naryo tuzarishyiraho, abacuruzi bamenye uburyo bwo kwiyandikisha, abatazabishobora bazatubwire tuze tubafashe. Urumva ko icyo gihe ntabwo uzahagurutsa umuntu ngo aze akwandikishe muri bizinesi utari bumwishyure. Abantu mugenda mukerensa ibi bintu, nicyo gihe cyo kugira ngo mubone ko ibyo mwagombaga kuba mwarize mugiye kubyishyura amafaranga kandi menshi. Kuba umuntu yakubwira ngo ndagukorera iyi serivisi unyishyure ibihumbi 100, nta gitangaje kirimo, kubera ko iyi ni bizinesi kandi ifatika. Ndetse n'ikimenyimenyi barakubwira hano ngo tumanuke aha hasi y'aka gashushanyo kariho agatoki, baravuga ngo register your business now, boost Pi utility in local commerce. Iyandikishe muri iyi bizinesi y'ubucuruzi buteza imbere ibi bya Pi muri local commerce. Local commerce ni muri local commerce ni ubucuruzi ariko butambukiranya umupaka bwo mu gihugu bwo muri karitsiye yacu ni u Rwanda. Rwango mu Rwanda ahangaha umucuruzi wese ushaka gucuruza ikintu icyo ari cyo cyose ashobora kwiyandikisha, nk'uko muri dashboard barimo babidutangariza, kugira ngo akore ibingibi byo gucuruza bigendanye na local commerce. Reka rero twimanukire ahangaha kuri irimenyesha riri hasi ahangaha. Urabona hano baratubwira ngo PiFest guidelines, hano bakatubwira ngo map of P. Map of P ni uburyo bwo kuzakoresha map ku bacuruzi bazaba baramaze kwiyandikisha. Ngewe utari umucuruzi nkajya kuri map nkareba abacuruzi bari kuri iyo map, nkamenya aho baherereye, yaba ngombwa nkamenya n'ibyo bacuruza, hanyuma nkabona contact zabo, nkaba navugana nabo nkabasanga aho bari, kubera yuko wenda karitsiye ndimo ntabahari. Ntabwo rero umuntu azajya ahaguruka ngo ajye kubaririza ngo mbese ngo ni bande bacuruza muri Pi, ngo abacuruza Pi baherereye hehe, ngo mbese mu Gasyata barahari, ngo Nyabugogo barahari, ngo ku Kibuye se barahari, i Rwamagana se barahari. Oya, ntabwo ari uko bizagenda. Njya mbabwira ngo nimwige gukoresha ikoranabuhanga, mukagira ngo mbabwira ibintu bidafite agaciro. Ariko muri iri koranabuhanga tuzakoresha na mapu dushakisha abacuruzi, tutagombye guhaguruka ngo tujye gushaka abacuruzi dukoresheje amaguru yacu, cyangwa se tugenda dushakisha, tubaririza, tuyoboza, tumeze nk'abatazi iyo bajya. Mapu izakuyobora. Ibyo nabyo ugomba kubyiga. Iki ni cyo gihe cyo kwiga, ntabwo ari igihe cyo kurangara. Ni igihe cyo kuba maso, ugakanura amaso, ukamenya icyo gukora, kuko igihe kirageze ko Pi igize agaciro. Hanyuma twimanukire ahangaha rero. Urabona ibingibi ni bya Core Team. Baratubwira ngo Pi Core Team October itariki 24 isaa 2:13 PM nibwo iyi dashboard yahindutse, nibwo byageze muri dashboard. Hanyuma bakatubwira ngo PiFest is back, pioneers, abaguzi n'abagurisha. Ariko ubundi byo kutugora, reka tubikubite mu Kinyarwanda hanyuma tubisobe mu Kinyarwanda kugira ngo bize kutworohera twese. Nzi ko abenshi nicyo dushaka no kumva, cyane cyane Abanyarwanda, Abarundi, ndetse na Barundi bari mu mahanga n'Abanyarwanda bari mu mahanga, dukeneye kumva Ikinyarwanda. Ntabwo rero ari byiza ko tugira ibintu bidasobanutse. Reka twishyirire mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda nk'uko nkunze kubibereka, kugira ngo namwe ubwanyu mujye mubyikorera, kugira ngo ubwanyu mujye mubyikorera. Nkunda kubibereka kugira ngo mujye mugerageza kubyikorera. Reka izi nyandiko tuzikubite mu Kinyarwanda cyacu, hanyuma twisomere mu Kinyarwanda tumenye ibyo barimo kutubwira. Hano mu Rwongereza rwose batubwira ngo PiFest is back, pioneers. Reka tujye mu Kinyarwanda turebe icyo bari kutubwira. Hano mu Kinyarwanda baratubwira ngo PiFest yagarutse, abacuruzi n'abapayiniya. Hariya mu Cyongereza ni abacuruzi n'abapayiniya, habashaka kuvuga ngo abacuruzi n'abaguzi, abantu bacuruza n'abagura.
abacuruzi n'abaguzi. Hano birahari ngo abacuruzi n'abapayiniya n'abaguzi bongeye guhamagarwa kwishimira ikoreshwa rya payi mu bucuruzi bwaho baherereye ubu ngubu ku isi yose kuri iyi nshuro, bakoresheje porogaramu ya PiOS yubatswe na piyoniya kugira ngo bavumbure kandi bahuze abacuruzi barashobora kwandikisha ububiko bwabo ububiko bwabo ubu bakoresheje ikarita ya P kugira ngo abacuruzi ba piyoniya bashobore kubavumbura. Ubwo ni ukubagaragaza bakoresheje ya mapo nahoze mbabwira, nicyo bari kuvuga cyita kwa kuvumbura, kugira ngo basure. Gira uruhare mu kuzamura ubuzima, gira uruhare mu kuzamura ubuzima busanzwe bwa payi no guha imbaraga ubucuruzi bwaho uherereye nyine bwo kwinjiza payi mu bikorwa byabo. Soma amabwiriza ya PiFest kugira ngo umenye byinshi ku byerekeranye n'uburyo abacuruzi n'abapiyoniya bashobora kwitabira. Aha, ibyo ngibyo uri kubyumva, ndetse uri kubyumva cyane, urumva ko ari ibintu byoroshye, ibintu byaroroshye cyane. Aka kantu ndaza kugashyira muri description kugira ngo nawe numara kumva uzajya usubiramo ugasome, niba ngombwa ko ubikoherereza umuntu abone ko payi yabaye payi. Hanyuma wenda reka dukomeze twirebere ahangaha batubwira gusoma ibingibi by'amabwiriza ya PiFest kugira ngo umenye byinshi, nkwereke aho ushobora guca kugira ngo umenye ibi by'aya mabwiriza ya payi, kugira ngo umenye ibi byinshi bari kuvuga. Ushatse kugira ngo usome aya mabwiriza ya PiFest aho ushobora kunyura, rero ndagira ngo mbere y'uko dukomeza njya kwereka ahangaha nongere nkwibutse aka kantu. Nshuti yanjye, uyu munsi payi uri kubona yuko iri kugenda izamuka. Ntabwo ari uko payi idafite agaciro. Kuzamuka mvuga ni ukuzamura imyumvire yawe kugira ngo ugere ku rwego rwo kumva ko payi ari amafaranga. Payi yo ni amafaranga ku bayizi. Abayizi bayiha agaciro ku buryo serivisi umuntu ashobora kuguha ku bijyanye na payi netiwaka, ayo yakwishyuza yose wayamwishyura kuko aba agukoreye ikintu gikomeye cyane. Wowe rero uyu munsi ugishidikanya kuri payi, kazi yako uracyari inyuma cyane mu bitekerezo, uracyari hasi cyane. Nagira ngo rero nkugire inama yo kuzamura ibitekerezo byawe igihe kitaragushirana. Iki ni cyo gihe cyo kwemera kwiga, iki ni cyo gihe cyo kwiyegereza abantu bazi ibya payi netiwaka kugira ngo bagufashe, kuko nyuma y'igihe runaka birashoboka ko kuzabona amafaranga yo kwishyura bizaba ari ibintu bigoye. Gusa bashobora kuzakwishyuza payi. Urabona ko kuva ku itariki 29 niba ufite payi zawe muri wallet, ushobora guha serivisi umuntu akakwishyuza payi. Birashoboka, ariko wowe utaragira payi muri wallet ntabwo nzi icyo wamwishyura. Gusa icyo nzi cyo nuko wamwishyura kashi. Twigendere rero turebe aya mabwiriza ya PiFest. Turakanda ahangaha kugira ngo twinjire muri ariya mabwiriza, hanyuma dutegereze bifunguke. Nimara gufunguka turaba tubonye, cyangwa se turaba dutangiye gusoma ibigendanye n'aya mabwiriza ya PiFest. Aha, ku bazi urwongereza muraza gusoma ahangaha, wenda ngewe ndahita ndekera aho ngaho. Ubwo nagira ngo nkurangire inzira uza kuza kunyuramo kugira ngo ibi byose ubisome. Ntabwo ari byinshi cyane ku bantu badafite ubunebwe bwo gusoma. Muraza gusoma ibingibi byose kugira ngo mumenye amabwiriza ya PiFest ibigendanye n'ubu bucuruzi bwa payi, butari ivunjisha ahubwo ari ubucuruzi, ugacuruza bakakwishyura payi, cyangwa se ukajya kugura ukishyura payi. Ibi rero mwese birabareba, niyo mpamvu buri wese agomba kumenya icyo ibingibi bivuze. Ushobora kubikopiya byose uko byakabaye ukabishyira muri iriya translator, hanyuma ikagusobanurira icyo bishatse kuvuga. Ibingibi nibyo nagira ngo mbereke. Wenda ahangaha hejuru bari kuvuga ngo bati PiFest is back, shop local
with P. Uvuga ngo PiFest yagarutse mu masoko ya loko yo mu gace nyine duherereyemo kuri P, ukoresheje P, muri P, hamwe na P, hamwe na Pi. Uvuga ngo ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu ushobora nawe kwiyandikisha niba uri umucuruzi, hanyuma ugakomeza ukarebareba uko bimeze. Hanyuma twisomere wenda akangaka konyine, hanyuma tuze kwikomereza n'ibintu bigiye bitandukanye. Haravuga ngo as you move closer to open network. Wenda reka dusome aka konyine tukavugeho kuko nako kari mu bintu bishimisha cyane, kuko baravuga ngo muri iki gihe open mainnet yegereje. Dashboard bagenda batanga muri iyi minsi igaragaza ko open network yegereje. Iki gihe turimo ni igihe cyegereje open network cyangwa se open mainnet. Niyo mpamvu umupiyoniye wese yakagombye kuba ari tayari yiteguye, arimo guprepara ibintu bye byose abitunganya, yitegura kwinjira muri open mainnet. Mu gihe cyashi twigeze kuvuga ibintu bigendanye na pre-launch, abantu benshi badutera amabuye, ariko nagira ngo mbatangarize yuko pre-launch urebe izi tariki 29, umucuruzi wese ufite ubushake, umucuruzi wese ubishaka ashobora kwiyandikisha kugira ngo akomeze ajye muri ibi bigendanye n'ubu bucuruzi. Hanyuma itariki urayibona ko ari 29, hanyuma ibindi nabyo bizajya bigenda biza, kandi wizere rwose ko ibi bintu biririyo, ni ibintu bifatika kandi bifite ireme. Reka mbashimire, hanyuma mbifurize amahoro y'Imana. Kuri jyewe nakagaruka, bye bye, ndabakunda cyane.